yangize mu bwishingizi. Nibereye munsi y'ukuboko kwa Yesu, uwo niwe wampaye agakiza. Satani yashaka kuntega, Yesu aragoboka, intsinzi yanjye ikaboneka kubw'amaraso ya Yesu. Nibereye munsi y'ukuboko kwa Yesu, uwo niwe wampaye agakiza. Satani yashaka kuntega, Yesu aragoboka, intsinzi yanjye ikaboneka kubw'amaraso ya Yesu. Umwanzi Satani nta ruhare amfiteho, kuko Yesu yancunguje amaraso y'igiciro. Yampaye agaciro, yangize mu mababa ye. Umunsi umwe nzaririmba intsinzi, kuko Yesu ari umpa imbaraga. Erega kubaho uwo niwe wampaye agakiza. Nta rubanza ngicibwaho, intsinzi yarabonetse. Nibereye munsi y'ukuboko kwa Yesu, uwo niwe wampaye agakiza. Satani yashaka kuntega, Yesu aragoboka, intsinzi yanjye ikaboneka kubw'amaraso ya Yesu. Nibereye munsi y'ukuboko kwa Yesu, uwo niwe wampaye agakiza. Satani yashaka kuntega, Yesu aragoboka, intsinzi yanjye ikaboneka kubw'amaraso ya Yesu. Intsinzi yanjye ikaboneka kubw'amaraso ya Yesu. Intsinzi yanjye ikaboneka